Mu minsi yashize abaturage bitotomberaga cyane yuko bamara umwanya munini muri za gare ndetse n'ahandi bategera amabisi bari ku mirongo, kubera yuko bisi zari zihari zari nkeya ugereranyije n'umubare w'abaturage. Iki kibazo kugira ngo gikemuke byabaye ngombwa ko Perezida wa Repubulika yibariza ababifite mu nshingano impamvu abaturage batongererwa bisi. Bavuze yuko bisi bazitumijeho ndetse zizagenda ziza mu byiciro. Ibi niko byagenze mu kwa 11 hageze icyiciro cya mbere cya bisi bari batumije, mu kwa 12 hagera ikindi cyiciro, zose hamwe zari bisi 100. Abaturage barishimye cyane bavuga yuko ikibazo bari bafite gisa n'igikemutse. Si abaturage gusa bari bagize amahirwe, ahubwo n'abashinzwe kurengera ibidukikije bavugaga yuko ari amahirwe meza, kuko muri izi bisi zari zizanwe harimo bisi zikoresha amashanyarazi zitabangamira ibidukikije. Ariko n'ubundi bisi zizwiho kugabanya kwangirika kw'ibidukikije bitewe n'uko zigabanya umubare munini w'abatega amamoto ndetse n'uw'abagenda mu modoka zabo. Ndetse ibi ngibi nibyo guverinoma y'u Rwanda ibigamije, kuko uretse kurengera ibidukikije binagabanya ubucucike bw'ibinyabiziga mu muhanda. Ariko ibi nta na kimwe izi bisi zigeze zikemura. N'ubundi abaturage baracyacyererwa mu kazi ndetse na gahunda zabo zikarushaho kugenda zipfa. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze. Iyi ni 7K TV Rwanda. Nimba utarakora subscribe, reba aho munsi uyikore ubundi tujye tubana buri munsi. Abaturage kuri ubu baritotombera yuko bisi zazanwe ntacyo ziri kubahinduriraho ku bukererwe bajyaga bahura nabwo mu kazi ndetse n'izindi gahunda babaga bafite. Abaturage baravuga yuko byibuze izi bisi ngo zishobora kumara hagati y'iminota 40 ndetse n'isaha zitegereje yuko zuzura. Izi bisi zijyamo abantu bagera kuri 70. Ariko abaturage nk'uko bamwe bagenda babivuga ndetse natwe ubushakashatsi twikoreye, bisi imwe byibuza ivuga yuko yuzuye ishobora gutwara abantu bagera kuri 80 no kuri 90. Iki gihe kugira ngo uzabone abaturage bagenda bitsindagira muri izi bisi bitwara umwanya munini, ku buryo bishobora no kugera ku isaha yose umuturage ari muri bisi ategereje ko itsimbura. Shoferi nta kindi kintu aba yitayeho uretse kubona nta kanya na gato gahari ko kuba umuntu yakandagiramo. Mu gihe shoferi akibona yuko hari akanya byibuze kajyamo abantu 2, ntashobora gutsimbura imodoka. Aravuga ati nimutemera ko abo bantu binjira bakajyamo aho muri uwo mwanya, ntago ndi butsimbura imodoka. Ibi ngibi ni ibintu abaturage bitotombera, ndetse kuri ubu bakaba basigaye bagenda batukana n'abashoferi mu muhanda, bavuga yuko babacyerereza ku bushake ndetse nkana. Bavuga yuko bakongeje amafaranga aho kugira ngo bajye babacyerereza ku bushake batsindagiramo abantu. Abaturage mu bice bitandukanye bya Kigali bavuga yuko kuri ubu nyuma y'aho hazi izi bisi nta ishobora guhaguruka batabanje gutukana na shoferi. Ukibaza abantu b'abakecuru n'abasaza bari kugenda baterana amagambo ndetse atari meza kugira ngo barebe ko byibuza shoferi yabajyana aho abajyana. Ariko ntago ari ikibazo cyo kubarundamo gusa, ahubwo abaturage bavuga yuko nta n'umwuka uhagije uba uri muri bisi. Ababyeyi batwite n'abafite abana ndetse n'abandi bantu bagiye bafite indwara zitandukanye z'ubuhumekero ntago bashobora kugenda muri iyi bisi, bitewe n'uko abantu baba babapakiye bakegerana, noneho bagatangira kubira ibyuya ku buryo umwuka ushobora kukubana muke. Abaturage barasaba yuko bisi zashyirirwaho umubare ntarengwa w'abaturage zigomba gutwara, yaba uw'abicaye ndetse n'uw'abahagaze. Naho ibi ngibi byo kubapakira nk'imyaka, abaturage bavuga yuko nta burenganzira bwabo buba buri kubahirizwa. Bakaba basaba inzego zibishinzwe yuko zakurikirana iki kibazo. Naho bitabaye ibyo ngo bazongera bitabaza umukuru w'igihugu. Ukibaza nimba inzego zibishinzwe zo zarananiwe gukemura ibi bibazo, ku buryo buri gihe hagomba kwitabazwa umukuru w'igihugu.
turabashimiye. Iyi ni 7K TV.